mwirinde kuvuga nabi. Ese ubundi akanwa muri mu kuvuga nabi ububiko bwo kuvuga neza mwarabwibagiwe ngo ye nguzambona ntitukuzi se witwa Nyamwiza ari kibazo ngo kandi ngo ntukazukinisheho turakuzi witwa Yesu hari kukuzi kuturusha n'Imana ngo wirinde sana twirinde sana gute ko turirinda ibyaha nawe nitumara ngo tukwirinde nawe akagitagaza kiraba muntu mvira ivuga ziri muri iyi Afrika ngo kandi ngo tumenye yewe twamenyereye umusaraba turawugotomera turi mu gitaramo none nawe ngo turi kumenya ubundi se twagushobora habe nabi wanyu ntibagushoboye nitwe tugushobora shirama gasirimba sha umuriro rase gakurahiri kandi nawo baratanze umunani baragukoye ngo abangaba baje gute wowe waje gute daye uzi ko abantu batari mu kumenya ibyo Imana yabakoreye umuntu agashaka abandi bakobwa bose bageze muri 30 ndahura ababwira ngo sheri wowe waraje gusa utunguka gutya muri 2023 umunsi umwe barakubwira ngo baragukunze none uri muri yanzu baramubawundi binjira mumwe ariko si mwebwe n'abantu muri South Africa nabaye muri Kampala kodesha akarumu kamwe shiramwe inani gitambara hagati abana ha Pendeza Jolie Timoteyo Joyce natwe n'umudamu ngo turangize 2009 umudamu arapfa asigira umwana w'amezi 6 tekereza icyo gitaramo kandi yo buje ndibuza kwandika urwandiko uza bwama bwinjira gutya buraninjira n'amatayi kandi mu bahungu baza baririmba gutya soprano ndayizi alto ndayizi tenor ndayizi bass ndayizi inzi gupanga amajwi yose ya korari ariko uwo munsi amacandwa arakama agakiza mfite ndakesha amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu biganza bye ibyishimo mfite bikesha amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe ibyishimo mfite amaraso ya Yesu mana we y'agaciro yavuye mu rubavu rwe umunezero mfite amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe ibyishimo mana we amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe umunezero mfite we amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe ibyishimo amatayo mfite amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe sizaceceka ndavuga amaraso y'agaciro umwami Yesu sizaceceka ndavuga amaraso yewe y'agaciro umwami Yesu we yamenetse aranyoza ahindura umwana w'Imana yamenetse aranyoza ahindura umwana w'Imana yamenetse we aranyoza ahindura umwana w'Imana yamenetse we haleluya aranyoza ahindura umwana w'Imana yamenetse isalatanala igasikasema imusambura ibiganza baranga vuga ngo haleluya yamenetse
aranyoza ampindura umwana w'Imana ihoraho amenetse we yamenetse aranyoza umwana w'Imana ihoraho. dushima Imana iduhaye umugoroba mwiza. Abazi ko ari Imana yabikoze nibahaguruke bayikomera Imana amashyi menshi. Yamenetse aranyoza amashyi ampindura umwana w'Imana ihoraho yamenetse we yamenetse aranyoza ampindura umwana w'Imana ihoraho yamenetse we yamenetse aranyoza ampindura umwana w'Imana ihoraho. bikomera amashyi twicara. turashimira Bishop na Madame n'abana bana inzego zose za pastorale mukorana n'abadamu babo n'abana bana. Sinzaceceka zavuga Amaraso ya Yesu n'ay'agaciro yavuye mu rubavu rwe y'amasizaceceka sinzaceceka zavuga amaraso ya Yesu n'ay'agaciro y'agaciro hata yavuye mu rubavu rwe. kutwemerera mukaduha akagatuti kugira ngo tuganirije ubwiru bw'Imana. muri abantu beza, muri n'imfura, muri n'intwari. Imana izi kugira neza ibagure. Shimire abashumba bari aha ngaha bakundira itorero batari bo muri itorero. Muri abantu beza n'ukuri. Shakora kuri 7 kandi twumve. Siza eka zavuga amaraso ya Yesu kandi sha y'agaciro yavuye mu rubavu rwe y'amasizaceceka sinzaceceka zavuga amaraso ya Yesu n'ay'agaciro y'agaciro yavuye mu rubavu rwe. kabashimiye abantu bose b'iri torero rya Foursquare n'abarikunda mwese muri aha n'itorero rya online. Sindamenya revera wabo ngo tuzatumushimira nawe wa online. Sinzaceceka zavuga amaraso ya Yesu n'ay'agaciro we y'agaciro yavuye mu rubavu rwe. hanyuma ariko ibintu biri aha ngaho Imana yazanye uyu munsi. Nari kuba mpombye byabaye ndi Buganda, ariko kuba nabyumvise natangiye gutarama mbatangiye Pastor Beni ayacuranga gitari aharirimbije, naho niho namafatirwa ndavuga mu giterane cy'uyu munsi wa none nta mudayimoni wo citanga. Ndamukiriza abantu abo ubabwire kuba waje ibyari bikubabaje ijuru kera rya bishurije. Sinzaceceka zavuga amaraso ya Yesu y'agaciro y'agaciro yavuye mu rubavu rwe. abantu muzamujana utamenya ibintu bibabitsemo. Uyu munsi nakorewe surprise nijuru n'umukozi w'Imana inshuti yaje muhirwa ngwino nguhobere shiramusha. Sinzaceceka zavuga amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe. Ayo maraso y'umukiza Yesu
yabiduye kuba umwana w'Imana ayo maraso y'umukiza Yesu yabiduye kuba umwana w'Imana zamura ibiganza byawe nimwitangira haleluya mwenyine haleluya haleluya uri umwarimu wowe ni teacher mukomere Imana amashimeshi haleluya abatanzi nitwa Matayo nta mahisi muhoza abana ni barindwi umudamu ni wa wundi umwe munsi umukobwa w'amabukwe nawe yabaramukije uragira ngo kugukomera dukomeye n'Imana n'aba bacu twashatse bitambitse imbere aba bacu bagira indi password mwebwe mutarashaka mutonde ndi umushumba itorero ni Holy Spirit Fire Church ni mu Bugande niyo nkorera uyu murimo tukomezamo n'abatubanjirije barimo bamuzeye hano unatangiye gusenga afite imyaka 12 mu Bibogoboko niho mvuka mu Bivu natarenezwe n'itorero rya Methodist data ni Revera yitwa Rawi Matenga ni senior nawe yarahunze yahuye na zantambara z'abari abatipe nabo batarakira ku musaraba ubu turi kumwe hariya ariko Imana ishimwe ko ikomeje kutugirira neza narimba kumbuye nukuri kw'Imana ijoro ry'ubusabane bwashize mwakoze ibintu ndaranishaye burasha umugore araruharambaza ute se kutaryama ndamubwira wowe woryama abandi bogenda mu ijuru wosiga hano hari ikirere kizima koze w'Imana gwireka Imana iguhaye inyenyeri uyi muri iki kinyejana kuramfashe birenze data wo mu ijuru hamwe n'abandi bera bose muraha ndabishimye topike iyo mwihaye uyu mwaka wose jewe ndayo narinze ariko ngo ngere hano numva ibijijuro ryampaye neza icotuma imiryango yawe gusa ikinguka topike mfite nukuba mukwizera hanyuma kuko no kuwa gatanu muri overnight niho hari umwanya usa n'urambuye umuntu azayidagadura ukarekura ibintu byose ntugire icyo usiga niho nzabivuga neza ariko uyu ndababwira imiryango ine ikomoka mu kwizera ingahe turambure bibiri niturangiza gusoma turabaka baririmba abaprofeseri baratandukanye yakekayamu igitabo cy'Abaheburayo ibice ni 11 n'umurongo wa mbere n'urwandiko rwa Yuda igice kimwe n'umurongo wa gatatu Abaheburayo 11 umurongo wa mbere kugeza uri busoma ageze kuwa kane hari wabonye yihute kugira ngo twumve ijuru ryashatse kutubwira Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere kwizera nukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri umuriro w'Imana icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana nico cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara
kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba ciza. pima Ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yamuhamyaga ko amaturo ye ari meza. Kandi niko kwatumye nanone akivugwa nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. asante rekera aho ngaho urwandiko rwa Yuda igice cya mbere umurongo wa 3. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, yego niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira iby'abera, ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Amen. uraho Evangel Felix sinari nakubonye wa Pastor Alex ndabishimiye mwese yaho mumbabarire mbe kuririmba iyo umuntu yanezerewe cyane indirimbo ziba nkigabanya umuvuduko kugira ngo mbaheze ibindi Imana yambaye bankucuranga gasirimba da nayishuriwe igisirimba kuruta uko nagisirimbye imyaka yose ubu nagize umuvuduko urenze uwo nari mfite. Biravuga ngo nujira murimo w'Imana ntuzawukorana umwete. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana na mama yake. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana na mama Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Mama Ana ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe
ahagaze mu kwizera cyangwa uko yitwa kwizera, vuge mu bindi bintu bibiri cyangwa bitatu. Icyambere n'itsinda ry'Imana yashize ku bayo bayimenye kugira ngo bakore ibyayo. Gasubiyemo kararyoshe gafite imbaraga. N'itsinda ry'Imana yaremye rikorera mu bayo bayizeye kugira ngo hagaragare imbaraga n'ibikorwa mu bo yaremye. Mu yandi magambo numva muri iryo tsinda ryo kwizera ubonye sheke ku manywa kandi si Imana, ni wowe utarimenye kuko uri kimwe mu itsinda ry'Imana yaremye kugira ngo mukore ibyaha. Irya kabiri ni ubumenyi budafite iherezo. Kwizera ni ukumenya rwose. Kwizera ndi kureba ku bintu bigaragarira amaso y'umubiri. Nicyo cyatumye Dawidi yicisha Goliyati we, ibuye rimwe ryitwaga kwizera. Haleluya. Uwiteka n'urutare rutameza, ni rw'abakiranutsi bose bubatseho, naho ahandi hose kwizera niho abakiranutsi bose bubatse. Utagufite sinzi ahandi bubatse. Imana yonyine ubwayo yararahiye ngo utizera ntiyonezeza Imana. Aho utanejeje Imana, abatuye muri Afurika uzabanezeza, Amerika uzabanezeza. Ndamukiriza mwene wanyu aho ngaho umubwire ngo ijira muri iryo tsinda. Ntibishoboka yuko utizera ko yanezeza Imana. Ijoro n'igitondo Yesu aravuga, Imana waje tutinze. Ngiye gutanga haleluya, haleluya. Ndacari kuri ico kintu kandi kirakomeye cyane. Nimuzamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Amen. Ijambo rya gatatu, kwizera ni kontineri tuzanira ibyacu bene wacu batazi, kandi kaza yapakiye. Tirebe ngo uri mugufi cyangwa ufite izuru nini ngiri ry'amatayo, ikamibizana nubwo wowe uri mu gacinjira ikabigusanga. No kuvuga ngo nitubura kwizera ibyacu Imana ishize muri za kontineri zotinda kukugeraho. Ikibazo si Imana, wadevye kwizera. Ndasenze uyu mugoroba ngiye kuvuga bya bintu bindi. Imana ya Isiraheli uburi bindi byose ariko ntubure kwizera. Icyambere, umuryango wa mbere okwizera no kwizera ku giti cy'umuntu. Imani ya binafsi okukiriza ko muntu yeka tiwari wo mularanze di Matayo ndino kukiriza kwange, naye Bishop ali no kukiriza kwe. Amen. Omukazigo ali no kukiriza kwe, naye ekigambo ekyo kukiriza kwizera ku muntu ko giti. Nimba utekereje ngo abantu bazaza kugufasha mu kwizera, ni bongo yako. Uzakereza mu kwinjira mu bisubizo. Nta yandi makuru ijuru rikomeje kudufasha. Urakoze kuri igituro. Imana igusetse. Ni kwizera ku muntu ku giti cye. Kwizera kwa kabiri ni ukwizera kwa gakiza. Uzatakaza ibintu byose lakini usipoteze imani ya wokovu. Agakiza si igikara, agakiza si igifaransa, agakiza si ikinyarwanda, agakiza
kwizera ijambo ry'Imana ukemera Kristo wapfuye ku musaraba akazuka warangiza ukamwakira nubwo butaragiye muri Sunday School cyangwa se École de Dimanche iyo ufite agakiza uzugenda muri paradiso umuhungu wajanywe ku musaraba wari kumwe na Yesu ntiyigeze abatizwa uzanere ko yabatijwe ariko kubera ko yakiriye Yesu aramubwira ngo kuva uyu munsi wa none uzanibuke Yesu aramubwira ngo ntabwo ari kera none uyu munsi turabana nawe kwizera kw'agakiza kuza kwama gukingura irembo ukaja muri province imwe na yaba Ibrahimu ukama wisharana na ba Mose kandi utarataramye igitaramo utararimba soprano na alto wagize agakiza. Number 3 ni muzamuri kiganza. Mama na alipanda Shilo ili aombe mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama nisatela alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Kwizera kwa gatatu no kwizera kubitangaza. Imani inayoleta ishara. Kwizera kwa kane no kwizera kubikorwa. Ibyo bintu ko ari biniyo miryango ko ari ihagaze mu kwizera. Niyo ngokora uyu munsi wa none hanyuma no kuwa gatanu no kucumwero muri alarume Imana izaba yakingoyeye. Iyindi topic twatumvi hayizuma iri tuzuminga tusigira bera. Ndi hano ibyumweru bibiri kuko niho mfitemo akazi nimbirangiza subire ku paruwase yo mu rugo niyo kwitora. Pamatwi rero kugira ngo guheza ubutunzi bw'ijuru. Ni muzamuri ibiganza bya. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupa. Turangare. Wewe simama jipange sawa sawa. Macho yako mbele, hatua 10 songa mbele. Simama kiume jipange sawa sawa. Macho yako mbele, funga mkanda songa mbele. Simama kiume jipange sawa sawa. macho yako mbele. Ya. Simama kiume jipange sawa sawa. Imani hamagara Ibrahimu yagira umugisha w'amagambo 3 cyangwa 4 nimuhaze Imana icubahiro giranyavuga kandi numva kuri aya magambo uzabugira umugisha uramenya kwizera icarico nimuvuge ngo amen. Ijambo rya mbere nuko yagiriwe amahirwe yo kumva no kumvira. Hariho kumva number 1. Number 2 kumvira. Abantu benshi barumvise ariko ndibumvi. Kandi bireka tubwira ngo kwizera kuzana no kumva ijambo ry'Imana. Hari ibyo wumvise ariko ngo urangize wananiwe kumva ijambo ry'Imana no kuryumvira. Uyu mugoroba wa none ndasenze ngo uryo umaze kumva n'ibyo ukomeza kumva uryumve nurangiza uryumvira. Muyani magambo yaravuze umwanditsi ngo ariko mwebwe muje mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kumva gusa. Iyo twumvise cyangwa tukumva gusa kwizera ndikuremeka ariko umuntu ugira kwizera ngo kugiti cye aza yumva yarangiza kumvira. Cyo ni cyane. Icyakabiri nuko yemeye gusiga neki cyagora yawe kasebe shiramo ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bihane. Ndashaka kubwira abayayawe rohone bahumure ayi Uwiteka asakuna kuri imigeto asakura hitambara mu gihugu. Uwiteka
wa Eliya hari ibyo yasize. Ntabwo uzakomera utaragira ibyo usiga. Ntabwo uzatunga kwizera utaragira ibyo usiga. Ugomba kugira ibyo usiga, unaacha ugasiga noreka, hanyuma ugakurikira ibindi. Cyakabiri kiri muri iryo jambo, yarasize ngo arangiza kurikira ijwi ryamuganisha aho ijuru ryamubwiye ngo genda mu gihugu nzakwereka. Sinzi icyo wasize, sinzi n'icyo wanze gusiga. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ijuru ryantumye ngo nimba ushaka kugira ngo imiryango yawe ikinguke, tunga kwizera ugira ibyo usiga. Amen. Azarema sinshasha Koma amashi, itarimo mukoma amashi kabisa. Azarema sinshasha itarimo ibibazo. Umva ibintu birahaga, nimuzamure ibikaza. Haleluya, Haleluya. arasiga akurikira ijwi. Amajwi ni menshi, hari amajwi y'abantu, hari amajwi y'ibivuga, ariko hari ijwi. Kuna sauti ijwi. Azarema Sinshasha itarimo ibibazo. Azarema sinshasha itarimo ibibazo. na Lazaro wa Matayo, nimuzamure ibiganza. Haleluya, Haleluya. hari amajwi, hari n'ijwi. Hari amajwi, hari n'akajwi. Hari amajwi, hari n'akajwi kongorera. Imana iramubwira ngo haguruka, ahungawe, umanuke, uje kwimika abarasigara mu cyimbo cyawe, ngo yumve ijwi rihinda nk'umuyaga. Ngo aritegere gutya ntiyumva mu Imana. Ngo yumve irindi rihindamo ibintu bisa n'ikuba. Ngo aritegere ntiyumva mu Imana. Ngo akiryamye gutya ngo yumva akajwi kongorera. Itangazo ni iringiri. Ndamukiriza mwene wanyu, mumbarize se ijwi wahaye wumva ni iri muri iki kinyejana. Azarema Shasha itarimo ibibazo. Imana yashe. Azarema Imana irashe n'ukuri. Sinshasha Tugane itarimo amaboko yombi. Azarema sinshasha itarimo we. itarimo ibibazo. Abantu inkota zabo bazazicura nk'amasuka, n'amacumu bazayacura nk'impabuzo. Kuko ndashanga rizaba mu birindi inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga uko isi Zakwirwamo no kumenya Uwiteka, uko amazi. uko amazi inyanja akwira hose. Reka muheze ituro. Haleluya. Abantu inkota zabo Bazazicura amashi, amashi yawo, amashi, amacumu bazayacura amashi. nk'ibibazo. Kuko ndashanga bizaba muri kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. uko isi wa Uko isi izakwirwamo no kumenya Uwiteka, uko amazi inyanja akwira hose. abantu amajwi y'isi yabamaze, ariko Imana yandumye ngo hari ijwi, kandi iryo jwi ni ijambo ry'Imana. Biravuga ngo wumva aya magambo yanje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge. Ndamukiriza umuntu umubwira ngo hari ijwi ni ijambo ryaje. Haleluya. Shasubiza muri ako ka 7 karyoshe. Azarema Sinshasha itarimo ibibazo. Azarema Azarema sinshasha itarimo ibibazo. timurangara uyu mugoroba. Imana yamanutse kandi ndayumva. Nimuzamure ibiganza. Haleluya. Sema
iryo shingwa rarikurikira sinzi ijwi wumvise kandi sinzi ijwi uhayikurikira ndakurahiriye hari hariko yakuzumiza sinzi nimba uramenye mwirinda amajwi mukurikire jwi mwirinda amajwi mukurikira ijwi mwirinda amajwi jwi shiramo agasirimba sha agasirimba Israel na waririmbye ndirimbo sindayifata ivuga ngo numva ijwi murayizi niko nkabaka mugakubitaho gusubuke iryongorera umva ijwi ryurira asanura umve yewe amagara Yerusalemu hakitagaza kiraba winosange Joshua kurara guhamagara no asanumanitswe bari kurukimana mayirabiri komeza da uwanyura yitegereze ukuna kojejwe n'isoni komeza nta jisho rishaka kumureba tegera ibintu by'ishu nta gutwi gukeneye kumumvira yo kandi aribo yaziraga umusaraba nakuye indirimbo nagezeyo hindurira umwambaro Imana ndimanutse ndamukiriza umuntu umubwira ngo amajwi wumvise agutera ubwoba humura hari ijwi safi uraho giruke hari ijwi humura subiramo sha umusaraba nakuye indirimbo nagezeyo hindurira umwambaro narose umuzigo waje ndawubonye yamitwariragwa nimuzamure ibiganza haleluya kubera ijwi ry'ijambo ry'Imana ibyari bikugoye n'ibigwe ibyari bikuremereye n'ibiva imbere indwara zose nizisohoke ndakubitaguye mu izina rya Yesu umusaraba nakuye indirimbo yahe hindurira umwambaro narose umuzigo wanjye ndawubonye yamitwariragwa narose umusi nakijijwe nari mfite umwambaro wo kwiba inkoko nibaga inkoko mu muhana kandi byesana ariko wamutwa ijuru rirakubita sinzi umutwaro ukuremere hakika ya Mungu ngo n'umwambaro uzuhinduka reka ngubwire nubwo wowe uri igikara ugasa n'abasudani Imana yagukuyeho umutwaro
uzuseka abantu bose bagashima bakanezerwa. Ndasenze uyu mugoroba ndanahanuye Imana igukuraho umutwaro ukuremereye. Nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Sema nigeze kwambara ipataro imwe y'ikiraka hano, ibiraka bigara 7 dukorogana no mudozi. Wari wakorogana no mudozi ndibo bambere bakunda ifaranga. Ariko kubera kuko yari maze ko gukura muri parti imwe nyine isa nidafite umurongo, kandi nkunda gutebeza, ariko gutebeza gufunga igitoko kuba demobe, ariko ijuru ngo rinkureho umutwaro. Muzewe umwambie Farao saa imetimia, Mwambie Farao saa imetimia. mwambie ya Mwambie Farao saa imetimia. Mwambie Farao saa imetimia. Nimusambure bikasi, nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Sema Ibrahimu ngo amara gukurikirijwe ngo Imana yamuheza umutima wo gutuza. Abantu bo guheza akazi, ariko ndibazaguheza umutima wo gutuza. Ijuru ryantumye ngo ryaje kubavura abafite induru mu mitima. Tuza, indukira n'umuntu mubwira ngo tuza, ijuru riracari kumwe nawe. Tuza wa mudamu, ugo rugo hauje kuvamo, tuza, hari ibyiza biri imbere. Nimukomere Imana amashimeshe cyane. Yes. Icyambere ndabwizibesha oya, Icyakabiri imbabazi, icyagatatu ayiwe ubwayo iri kurirana imyaka 1000. tagacuwe Ko guhindura kugaragaraho. tagacuwe Ko guhindura kugaragaraho. mu bagabo batwakiriye mu Rwanda Bishop arimo. Twabonye amapataro twazanye, twagaze twambara ipataro kugira ngo yashemo abagabo batatu. Ariko Imana yihinduye izi guhaza umutima wo gutuza, kubera gutuza ukagera kubisubizo. Ubu naje muri fitting ndazambara ibigezweho, naje ndabyambara. Reka nkubwire, Isaya yaravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Iyo twizeye ibyiza ntibibakure, ayiwe data we tagacu ko kuhinduka ya koma mashiko tagacu we Ko guhindura kugaragaraho. tagacu we Ko guhindura kugaragaraho. ni ryare Matayo mu bibogobogo imurenge nojana nanje costume ngo nyijanye mu cuma ngo bagiye kwimesa. Matayo mu bibogobogo, ariko Mana we iryo sina ndarikunda. Yeme amakuru naya ngana nimutuze. Ubu ni ubuhanuzi muri special, ntabazaga ngo ninkukumure ayi tita hipipi piskite lekote. Ubu bwashe buri muri peza. Imana yantumye ngo mbabwire ngo hari ijwi rihari rivuga ngo nimutuze muhumure. Ibyo bihaye bikwabasa. Haleluya, haleluya. Sema ijambo ryakane ngikorera Ibrahimu muheza izina. Imuheza reka mbabwire amakuru y'izina. Izina ntiriza n'uburebure cyangwa kukuri inzobe. Izina rizwa kuko wumvise waguhamagaye. Namba 2 ukabyumvira. Namba 3 kwarikorera. Nashitsere kuri Imana ngo ryaza gusa nganje amahizi ngo mbayereze vera gutese ngahega urev gute twagaza dushika mu nzu zimwe twarara ku bitanda bimwe bifite amaodera amwe afite buryo bumwe n'ubundi, kubera kuko nyine ukiri muri ubwo butayu ukamuceceka. Sinakuvuze doraga ko abantu basase sinkuvuze, kandi ni muri mukuraza bashitsi nabi ugende wikosora. Iyo ni pepo. Nimugere muke nimuzamure
abwikuzo mana ya Abrahamu imirimo myiza wakoze nyerekera y'ukungunda none uyu musura binyeretse imigambi yawe zimasika imbaraga zawe zingizabo mana we bidashobokera mbere yawe awe birashoboka izina Bishop we hari amazina twiswe na ba data jewe data yise ngo nta mahizi nta gushidikanya nta probleme nta bibazo nikora isigura ariko ijuru rya mari nkubitize iravuga ngo revera matayi mama muzehe zambaraga zose zangwanya wasi ayiwe ndetse n'ibisigisigi byazo ubona mubasha bigifite misa ndelele sangome tata misa saila mimba sikasila kota la barde versation de pasquite le kota imaze kuguha izina ubutayu ndibuza bwanga kuza wavuze Yozefu bwaramukurikira kandi bene se baramugurisha nta wundi muntu wangije mu isoko ni Joseph na Yesu ubutayu ndibuza bareka kuza kandi iyo buje bize bisaba gusa kutuza nyuma yo mu butayu hari promotion kandi tatanzwe na bene wanyu ngwarangise ubutayu ngo bwama bwinjira tera baramukurikiye ngo ashiki harana arapfa hari bigomba gupfa kugira ngo kwizera kwawe gushika Loti nango yamamukurikira indonganye ngo ziraba iyo gikurungira ukazana ibindi bintu Imana idashaka kwizera kwawe ndikuze ni ngomba kugomba batera bagomba gupfa tangaje uyu mugoroba none ibintu bihaye bigukurikirana bite mu buzima bwawe mu izina rya Yesu izo ngeso ufite mbizite mu izina rya Yesu kudashaka abashitsi ko baza kandi nabo baratanze umunani baragukoye ngo abangaba baje gute wowe waje gute daye uzi ko abantu batari mu kumenya ibyo Imana yabakoreye umuntu agashaka abandi bakobwa bose bageze muri 30 ndahura ababwira ngo sheri wowe waraje gusa utunguka gutya muri 2023 umunsi umwe barakubwira ngo baragukunze none uri muri yanzu baramubawundi binjira mumwe ariko si mwebwe n'abantu muri South Africa mumumenye mumuyeke uyo Satani yokahenda roho ndashaki nabuna kitu ayihiga teranya taendelea takokore hagateranya ngo ruri birugira umurongo mu ndirimbo ni musaburi bikase haleluya sama bikase arasiga nimukirizo dusiga sika acha sika sigaho kwizera guke okay sigaho kwizera guke sigaho kwizera guke ndamukiriza mwene wanyu ngo amwicare mubwira ngo siga kwizera guke ariko ukudi timureka ngo dukoma karuru kubwaya magambo Imana yahizana Nayila sange hila ayi ndanezerewe Bishop Karege ayi aje gute kandi umugabo turanezerewe rekime kucara ayi mengo kuba nkumanuka buke vitesse ibe nkimanuka mwamenye makuru ni mwe ba Ibrahim banone Imana ibaha amazina iramubwira ngo uzaba sokuruza w'amahanga number 2 uzaba umugisha 3 abazagusabira umugisha bose nawe buwamenyo mwirinde kuvuga nabi ese ubundi akanwa muri mu kuvuga nabi ububiko bwo kuvuga neza mwarabwibagiwe ngo ye nguzambura titukuzi se witwa Nyamwiza ari kibazo ngukani ngo ntukazukinisheho turakuzi witwa Yesu hari kukuzi kuturusha n'Imana ngo wirinde sana twirinde sana gute ko turirinda ibyaha nawe nitumara ngo tukwirinde nawe
Reka gitagaza kiraba muntu umvira ivuga ziri muri iyi Afrika ngo kandi ngo tumenye yewe twamenyereye umusaraba turawugotomera turi mu gitaramo none nawe ngo turi kumenya ubundi se twagushobora habe nabi wanyu ntibagushoboye nitwe tugushobora shiramo agasirimba sha umuriro urasega kurahiri nimuzamure ibiganza haleluya 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 Ibrahimu kitabo cy'Abaheburayo 11 n'umurongo wa 8 Ibrahimu ngo yamazamukana mu kwizera ku giti cye kubera uko kwizera Imana imuheza igihugu ndaciza k'igihugu n'uburyo igihugu uzasenge cyane iyo ngena mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kabona dusinzira ugaca bukira Imana yakoze ibikomeye dukomeze twishime Imana aya mahoro azakomeza iteka nubwo udakomye amashi uri mu gusinzira isaladeri man arabari mukurara bakesheje ijoro bakarara kugira ngo sinzire kandi habe n'abataza bagona bazabakona turagushimye tugizwe n'ibihugu bitatu icyambere neki turimo cyisi ariko muri byo aravuga isi izashira twibere mu mahoro ni igihugu cy'abanyabwenge igihugu cy'abanyabwenge isi kirashaka abanyabwenge Imana kirakoresha abanyabwenge ndagusabye ngo Imana kuko wicaye hakumva ijwi ry'Imana Imana ikujane mu isi y'abanyabwenge yavuze neza ngo nta kindi kintu umuntu azasaba Imana ikagimuha ngo n'ubwenge Imana yaguhaye ubwenge ndakurahiriye ntaho utazugera kandi ubwenge buvuye mu ijoro riramanutse ndakushimiye kandi Imana ayi uhaye icubahiro biri ijambo ry'Imana Ibrahimu hasome kugira ngo hadufashe muri ubwo buryo 11 umurongo wa 8 Abaheburayo Bilisiti la capitale la bande mérisation de passe Waebrania sura 11 mlango wa 8 kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye genda gahoro gahoro icyambere kwizera kuza gutuma twumvira Imana kandi iyo umuntu yumvira Imana ntiyonanirwa kumvira abantu impamvu naniranye mu bantu ni Imana warenani ndakurahiye kwizera niko kwatumye Ibrahimu yumvira Imana Imana yumviye abantu nabo baza bakumvira impamvu abantu batari mu kukumvira irebe neza komeza da kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kuja aho yari agiye kuragwa yego hari umurago ugomba kubona ariko iyo utumvi tugomba kubona kwizera kwawe kuguha kumvira kugira ngo ubone ibyo waraga nta muntu udafite umuraga uzuvuka mu muryango umubyeyi wakaguha ariko impamvu imiraga imwe nimwe tugenda tutayibona nuko hari ikindi nakimwe tutaruzuza condition yo kumvira komeza nuko agenda atazi iyo ajya
komeza data we. kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwemo, akaba nk'umushitsi muri cyo, akaba mu mahema na Isaka na Yakobo. Ntihabanjije ibigenda, habanjije ibitagenda. Mu mahema niyabanjije abo musuhuke, ariko afite iki isezerano yo kugira ngo azabe sekuruza w'amahanga. Hariho maetape tugomba kuzuza. Tunatoka level moja tunaingia level nyingine. Kama hatutimize condition hiyo, ni lazima tuendelee kuitwa majina tunayoitwa. Hariho principe amahame ngenderwa. Je ndi umukristo, cyo ni ikintu gihumuriza umutima wanje, kikanibagiza ibyago byose, kumva nduhuwe n'umwami Yesu. Hari amahame uriya mugabo watuhaye ubuhamya bwo minota mike tuzabwumva kuwa gatandatu yavuze, ari kuza umuntu kubora, yarangiza bakamujana mu bitaro adafite n'ifaranga 7,000 muri cyo gihe, yari nka miliyoni wenda muri cyo gihe kuri we. Ariko yarangiza hakaza undi urwaye malaria, noneho ya myenda bazanye akaba ariyo yikubitamo. Attention n'Imana izi cinzira, kubera noneho ibyo mu nda bimaze kugira problem. N'ubundi tuzi ukuntu bimeze, ariko reba ukuntu nimba ari abagabo bafite afi nawe arayifite, nimba ari abagabo babyibushe nawe arayifite. Ariko ugiye muri pase, muri bwa butayu habanza iki amahema, habanza ubutayu, habanza ubuzima bushaririye. Ariko iyo twizeye tuzatuva muri bwa buzima, Imana ikatuzamura. Ntangaje muri uyu mugoroba w'uyu munsi wa none, reka nkubwire ubuzima wawe ucamo bushaririye naje nabuciyemo. Nabaye muri Kampala kodesha akarumu kamwe, shiramwe inani gitambaro hagati, abana ha Pendeza, Jolie, Timoteyo, Joyce, natwe n'umudamu ngo turangize 2009 umudamu arapfa, asigira umwana w'amezi 6. Tekereza icyo gitaramo, kandi yo buje ndibuza kwandika urwandiko, buza bwama bwinjira gutya, buraninjira na matayi, kandi mu bahungu baza baririmba gutya, soprano ndayizi, alto ndayizi, tenor ndayizi, bass ndayizi. Inzi gupanga amajwi yose yakorara, ariko uwo munsi amacandwa arakama. Uracari yamana ivuga bikaba, uracari yamana tekika bigakunda, uracari yamana, uracari yamana ivuga bikaba, uracari yamana tekika bigakunda. Mani imbaraga zawe, mani imbaraga zawe, ai kaka zirakomeye, zirakomeye. Mani imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye, zirakomeye. Mani imbaraga zawe, ai ya ya, zirakomeye, zirakomeye. Nindo kuramutsa kandi mu muco w'abaganda ntawe uza winjira mu nzu indani, niyo narandi rodaje kukwishuza azamahagarara ku muryango, sebo abeno kumva isi abeno bitangaza kirabaye, abeno agasubiramo iyo utaje ngo urebe, akazamurijwe abeno acitse rekurukima, umugore arapfuye nawe araje, ariko isi yo yagukandagiye neza ikaguhonda honda ikagucucuma, udusa nkaho ari wowe yakundukiye wenyine. Muramponda kandi ko Joyce nawe kararira, ubari mu wa gatandatu, undi mu guseka akavuga ishogara akamureba, nibuka muri pase ako Joy uko ni wowe wari kuri wa munsi tugatumutwa twese. Ndaguhumurisha, ndamukiriza umuntu mwicaranye, umubwira ngo humura, yatabaye matayo nawe iraje kugutabara. Mani imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye, turi kumwe zirakomeye, koma mashimana. Mani imbaraga zawe ayiwa zirakomeye, zirakomeye, zirakomeye. Wa muntu umwe yaranamye haramasase, uyu ni umukobwa wawe n'uwanje n'ubu bwiza jewe sinobyara beza, mwumva abantu ko baza bavuga, ariko igitangaza
ariko abantu ntibatinya ariko abantu ntibatinya abantu bubu ariko abantu yawe ntibatinya aramamagara mushyira kuri profile ngo n'uyu n'uwawe ti n'uwaje na pendeza n'uwawe n'uyu muhungu ko muhamutangara ko murabona amatayo sini mwiza mani imbaraga zawe zirakomeye mani imbaraga zawe zirakomeye mani imbaraga ubutayu umazemo iminsi ishyira mu itsinda ry'umuryango wo kwizera mbonye Imana igiye kumanura umutabazi ngiye kurangiza ibindi ni muri overnight nihoza tuzatunagura twaba tugeza saa moya ya mu gitondo ngiye kurangiza ngende gusa ndangirije gusa ko kwizera k'umugabo umwe Ibrahimu sinkoze kuri Enoki sikoze no kundi kuko umuntu wese afite page umuntu yogandira icumwe mupfundikiye aho ngaho ariko ndagutangarisha iyangiriye neza n'ubu uyu munsi naje singikodesheje naje yo turimo n'abana narubatse ndagushimiye Imana wampaye ko ariko uzikubaka mu Bugande iparisere ni faranga amanjanja ni faranga nta bwatsiga ubushyiraho gute leta iramikubwira ngo ibindi bigezwe shashiramo agasirimba ko gushingura nimutambuke ko agashingura cumi n'agashingura cumi cyo kinyarwanda mamanga alipanda shiro nimuse yaombe Mungu au mamana alipanda shiro ili yaombe Mungu aupe mamana mamana alipanda shiro ili yaombe Mungu aupe mtoto mamana alipanda shiro ili yaombe Mungu aupe mtoto kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana waguruke turirimbe gira dusenge kuitwa iyaya waguruke turirimbe gira dusenge iyaya na mama yake amana ili yaombe Mungu aupe mtoto amana alipanda shiro refre ili yaombe Mungu aupe mtoto amana alipanda shiro ili yaombe Mungu aupe mtoto kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitabura kuba kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Hana amana alipanda shiro ili yaombe Mungu aupe mtoto amana alipanda shiro ili yaombe Mungu aupe mtoto maombi ya imani maombi Mungu anajibu maombi ya imani maombi Mungu anajibu
kwizera warahungabanye uhura n'intambara zituma utekereza mu butayu ubutabazi bwamanutse tambuka hano imbere ngira duhamagare bishop kuja kamilishe maombi kwizera kwawe kwahuye n'intambara iruke hano imbere subizamo shatu wadutegereza abantu ko baje subizamo handi warugeze Wino hano imbere ngira tugusengere Wino uhagarare hano imbere